The Zoom TV 24. Twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye. Turi kumwe n'umuhanzi cyamamare bamwita DJ LENZO sample. Yo ati nagatamazana nako ndagafana akajana ntasadanganya zana kazi kose ndagakwanya selector tujyane no gutadama. Bamwita DJ LENZO ufite ibihangano byinshi ariko reka tuvuge ku ndirimbo zawe ishyashya. Yeah man. Ishyashya ni iyi. Ubu ngubu latest nagapfukamunwa niko kari kwisonga. LENZO yavuzwe ibintu byinshi bibi. Yeah. Interpret ko washatse ubundi wari ushatse kuvuga iki? Agapfukamunwa navuze akagapfukamunwa n'ubundi dukenera mu buzima bwa buri munsi kuva covid yatera. Ariko babiza abantu bari dati biyumvira ibyabo. Dati minded barambwiye ngo naririmbye agakingirizo. Uraririmba ariko buriya nabyo ni byiza gusa uzise nkurikije amarelix nashyizemo nahise numva ahubwo umuntu wabyise gutyo nawe ari umuhanzi. No umuhanzi ko hari ibintu urumva ni ibintu bijyanye no kwiproteja byose kubihuza rero nanone ntiwamugaya cyane buriya nawe abafite ukuntu yihuta mu mitekerereze ye agahita yumva ibyo wenda utashatse kuvuga. Yes. Hanyuma LENZO kuri iyi minota tuba dufite ni chat duchatinga. LENZO ukunda iki wanga iki? Ngiye nkunda ukuri nkanga ikinyoma. Mu buzima busanzwe numva ndi umuntu ukunda guciringa n'abantu. That's right. LENZO wakureba wambaye neza inkweto wanajyanishije ufite umuntu ujye kwambika ku buryo umenya kuntu najyanisha byose. Yeah man. Yeah man. LENZO yambaye neza aba yambaye ati? LENZO yambaye neza aba yambaye ibintu yumva bimunyuze kuri we. Hari ukuntu ngiri style yanjye yihariye navuga nkunda sometimes ubijyanye no kujyanisha ukabona nk'ubu nambaye ka orange hasi mu rukweto ukakabonamo utuntu nk'utwo ngutwo tu ariko nanone batari ibintu byatari bikabije cyane. Epfa kuba bikunezeza kuri wo kumva ko wambaye neza uri comfortable. Kubitamo agakoti ugafunga suit biterwa n'igihe nibyo ngiyemo n'ubundi njyana nambara bijyanye n'ibihe ndimo. Sari igihe umuntu ashobora kuba agiye muri mariage of course ukaba wagashyiramo cyangwa mu bindi bintu. Yeah man. LENZO ni kavukire mu mujyi n'umunyacyaro? Ya LENZO yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi i Bujumbura nkurira mu gihugu cy'iwacu arimo mu Rwanda nyine. Yes, mama wanje ni umurundi kazi, papa ni umunyarwanda. Yes, navukiye i Bujumbura nkurira i Kigali. LENZO mu kurya ukunda kurya iki? Kurya ndavanga nta biryo navuga ngo nkunda kurusha ibindi. Abantu bibonetse bimeze neza ndikora vuba. Ibyo umuntu abavuga ati ibiryo ibi ngibi nibi naba nkubeshya ibiryo byose ko umuntu agenda bitestinga igihe kinini ukageraho ukavuga ati n'ubundi byose ni intungamubiri. Ntabyo navuga mpitamo ibyo mbonye ndarya. Navuga ati ibiryo bitari akanyama. Inyama ndazifana ariko nanone ntago bikuyeho ko n'ibishyimbo mbifana n'ibindi biryo. Yes. Ariko cyane nkunda nge nikundira ibishyimbo man. Indyo yanjye ibuzemo ibishyimbo mba numva ituzuye. Hari ibyo utarya? Munavuga ati nge ntabwo nkunda ibijumba. Ibiryo ntarya se ni ibyo ntaryaga n'amadegede nkiri umwana ariko naje gukura mbonye akamaro kayo ndayakunda nayo. Amateke urayarya? Of course amateke ni ibiryo nkunda n'imyumbati ibijumba cyane ko nkunda na siporo urumva ni indyo yanjye ahubwo almost every day. Iyo nashyizemo kawunga ngo mfungemo umwumbati sometimes numva bitari gukora. Siporo ya LENZO ni iyihe? Ndazikora zose ndiruka ndapushinga up. Yes. Yeah man. Biriya tuvuga byo gukina umupira w'amaguru ntago biriya byo navuga ngo mbijyamo. Yes, ndarunninga nkakora gymnastique isanzwe abandi bose bakora kugira ngo nyine ingororangingo zawe zibe zihagaze neza. Nkunda siporo muri rusange. LENZO niki wishimira mu buzima bwawe cyabaye success ukavuga ati ikintu cyagenze neza nkuko nabitekerezaga? Ni story nziza ku buzima bwanjye nka LENZO. Ibijyanye no kudija narabirose cyane mbigira bishyira mu nzozi zanjye ku buryo ubu ngubu urwego mbona ndiho kuri njyewe rumpa icyizere cy'uko hari n'ibindi bizaba. So navuga ko kuri standard ya hano i Kigali mu Rwanda byaciyemo ubu turi kurwana n'isoko riri international ndabyishimira cyane. Ikindi
nishimira kuba mfite umwana w'umuhungu kabisa Imana yampaye y'Imana nendaga kubigeraho niki gushimisha kuri uwo mwana umuhungu arakuze asigaye mubona nkabona ni papa we kabisa naribyaye nkumva ebana Imana igira neza cyane y'Imana hanyuma Lenzo ni hari umuntu wese agira ubuzima bubi yabayemo wenda gake ikintu cyamubabaje mu buzima niki cyakubabaje kuva aho ugereye ikintu numva kigeze kuntusha ni igihe naburaga umuvandimwe wanjye dukurikirana ya 2015 kabisa yitabye Imana karantushisha ko kantu mu buzima muri rusange bwanjye ko hari ibintu utexpectinga so uyibonye Murumuna wawe rero kandi akiri muto kuri wowe so ukabona yitabye Imana ako kantu bro kaba kari deeply that's life hanyuma wishimira iki kubura umunyarwanda kuba ubu n'icyo utakwishimira koko ubona ibintu bimeze neza bro buri proud w'abanyarwanda tugeze ku rwego rwo kuba proud yabo turi bo kubera ibendera twamanitse hariya hirya cyane kabisa kiri umwana wagiraga inzozi ukavuga ati ariko ndashaka kuzaba umukire waca ku mazu nkayo ukavuga ati ndashaka kuzubaka inzu ibihe bintu birenze warota gukira umwana by'inzozi ibintu birenze kuri nge nakuze nkunda umuziki narotaga ndiba imbere y'abantu ndi mu makonseri nge sinigeze ndota ngo mbona amazu ko nabaga mba mu nzu n'ubundi mbona nta ibyo byo birahari ahubwo nkumva kujya imbere y'abantu n'entertaininga zabaye inzozi zanjye igihe kinini kandi koko igihe cyarageze Imana iranyigaragariza ibyari inzozi bibimpamo ko mbere yuko gato duterwa na covid murabiza amasho yarageze tutakiryama so bivuze ngo n'ikizere kirahari nyuma y'ibi ngibi Imana yongeye kutugirira neza turakomeza tugaragare mu bindi bintu bitandukanye bana Lenzo tugana ku musozo wemera Imana nemera Imana cyane ubwo uranasenga of course iyo wemera Imana uranayisaba bro mwisengesho ryawe rya buri munsi ni kihe kintu kitaburamo ni dawe uri mu ijuru isanzwe dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubawe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga udahe none tubabire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu twoshya ahubwo dukize icyago amen Lenzo dusoza niki wabwira abafana banjye ebana mbasaba gukomeza kunshyigikira kwanza buriya ntawe udakunda gushyigikirwa ikindi bashyigikira umuziki nyarwanda muri rusange apana DJ Lenzo gusa man bakomeze badufate mu mugongo ko twe ntago tuzabatenguha urumva iyo ugiye kujya gukunda ibintu by'ahandi utabanje iby'iwanyu it's a big problem man ihangano byawe abashaka kugukurikira abashaka kunkurikirana amazina yanjye ku nkoranyambaga zose ni DJ Lenzo DEEJ Lenzo /Lenzo kuri Instagram Twitter Facebook and Snapchat yes man hama ibijyanye na music yanjye irabarizwa ubu ngubu ku ma platforms yose hari za Audiomack iTunes Spotify Deezer hose umuziki barawusangaho Instagram Facebook YouTube naho ni DJ Lenzo nk'ubundi kandi ebana ibikorwa birahari barabizi nafunguye ishuri ry'ubu DJ ndimo training abantu biri personal muri iyi minsi abana baba DJ bazamuka so abatabashije kubona ubushobozi bwo kwishyura izo personal trainings ndimo ndabashyiriraho ikijyanye na tutorial kuri YouTube channel yanjye wakora subscribe asigaye tugahita twimanukira hanyuma tugushimire Lenzo kuba witabiriye ikiganiro cyacu kandi twizere ko asante sana bro man Zoom 24 ai nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda